nta gushidikanya benshi twakwemeranya ko gukora igisibo cyangwa kwiyiriza atari ibintu byoroshye namba. Ariko se ni irihe banga ririmo rituma mu gukora igisibo usanga hari benshi bemera bikabagora ariko bakabikora? Aha byumvikane ko kugira ngo tumenye icyihishe nyuma y'uko kwiyiriza turi bwirengagize impamvu y'imyemerere, kuko havumbuwe ko hari benshi baniyiriza batabitegetswe n'impamvu y'imyemerere. Waba warigeze wibaza aho imyanda y'imbere mu mubiri irimo ingirangingo zapfuye, izo ngirangingo dukunze kwita selile, ndetse n'indi myanda y'imbere mu mubiri aho bijya? None se wari uzi ko mu gufata amafunguro nyuma y'igihe runaka cyangwa se gukora igisibo nko kwiyiriza bishobora gutuma umubiri wawe wisukura kandi bikarwanya indwara z'ubumuga bukomeye nka kanseri, Alzheimer, Diabete ndetse n'umubyibuho ukabije? Ubushakashatsi bwakozwe na Dr Yoshinori Ohsumi bwamuhesheje ndetse n'igihembo cya Nobel bugaragaza uburyo umubiri ukoresha uburyo bwitwa Autophagie mu kwisukura no guhangana n'indwara zikomeye. Gumana natwe muri iki kiganiro wiyumvira uko ibi bishobora guhindura ubuzima bwawe. Niba uri mu bibazaga ku ibanga ry'igisibo, kanda like ubundi tugumane muri iki kiganiro aho uza kumenya byinshi ku kamaro ko kwiyiriza n'ubuzima bwiza. Uramenya icyo ubushakashatsi bwizewe bwabivuzeho, uburyo kwiyiriza bisukura umubiri bikanarinda indwara zikomeye, ndetse n'inama zagufasha kwimenyereza gusiba mu buryo bworoshye. Ikaze nanone bakunzi b'utuntu tw'ubwenge kuri uyu muyoboro wanyu, njye muri kumwe banyita twige. Bisanzwe bizi ko byinshi mu bice bigize umubiri wacu bigenda byisimburira ingirangingo, izi zitwa selile. Izo ngirangingo ziba zashaje bigakora izindi nshya, nubwo hari imyaka umuntu ageramo icyo gikorwa kigahagarara. Ibice bitandukanye by'umubiri bifata igihe runaka kugira ngo byiyubake cyangwa byisimbure burundu. Ariko nanone hari ibindi bice by'umubiri bihora byisimburira ingirangingo zabyo. None se waba warigeze wibaza aho izo ngirangingo zapfuye mu mubiri wawe zijya? Dr Yoshinori Ohsumi, inzobere mu bijyanye na biologie cellulaire, yakoze ubushakashatsi bwimbitse ku buryo ingirangingo z'umubiri w'umuntu zikuramo imyanda yazo. Ubwo buryo yabwise Autophagie, aho umubiri ugera igihe wisukura ugakuramo imyanda z'ingirangingo zashaje no kwishakamo intungamubiri zirema izindi ngirangingo ziba zigomba gusimbura izo zapfuye. Iyo ubu buryo bwa Autophagie budakora neza, umuntu ashobora kwibasirwa na Diabete yo mu bwoko bwa kabiri, iyo bita Diabete de type 2, indwara ya Parkinson ijyana no gususumira, indwara ya Alzheimer, indwara ijyana no kwibagirwa bikomeye, ndetse n'indwara ya kanseri cyangwa izindi ndwara zizana n'imyaka. Byagaragaye ko igihe umuntu akora igisibo no kwiyiriza, ingirangingo zibaho igihe kirekire kandi zikabasha gukoresha ingufu nyinshi. Dr Yoshinori Ohsumi yavukiye i Fukuoka mu Buyapani tariki ya 9 z'ukwa kabiri mu 1945, nyuma yo gusoza amashuri muri kaminuza ya Tokyo 1974. Yakoze ubushakashatsi bwerekeye uburyo ingirangingo zisenya imyanda n'ingirangingo zishaje yifashishije ubwoko bw'umusemburo mu gusobanura uburyo bwa Autophagie. Autophagie avuga ko ari uburyo bw'umubiri bwo kwisukura aho umubiri iyo utabona ibyo kurya ukoresha proteine zawo bwite ziba zibitse mu buryo bw'ingirangingo zapfuye ndetse n'indi myanda y'udukoko nka bagiteri. Ubu bushakashatsi bwe bwerekanye rero ko iyo Autophagie ikora neza ishobora gukumira indwara nka Alzheimer, Parkinson, kanseri ndetse na Diabete. Kubera ubu bushakashatsi bwe bwagize akamaro, yahawe igihembo cya Nobel mu mwaka wa 2016 mu cyiciro cya Physiologie Medicine,
Muri make Dr Ohsumi agasobanura ko autophagie ari uburyo umubiri wirwanaho mu kwigaburira igihe tutawuhaye ibiwutunga. Ibi bishobora kugutangaza, ariko ubushakashatsi bwerekana ko umubiri w'umuntu ufite hafi poroteyine n'isukari bingana n'izo akoresha iyo yiririye poroteyine z'amatungo. Umubiri rero ufite ubushobozi bwo gukoresha poroteyine zawo bwite ziba zarabitswe imbere mu buryo bw'ingirangingo zapfuye ndetse n'indi myanda y'udukoko nka bagiteri. Umubiri wawe ukenera uburyo bwo kwisukura aho wakuraho ingirangingo zapfuye ndetse n'imyanda, bityo ukabuza za kanseri n'izindi virusi n'udukoko twangiza gusakara. Ubwo buryo rero bubaho iyo wiyirije, kuko umubiri mu buryo bwawo bwa autophagie ugutungisha za poroteyine ukuye muri za ngirangingo zapfuye ndetse n'indi myanda yo mu mubiri. Rero iyo ubwo buryo bwa autophagie budakora neza, umubiri wuzura imyanda kandi ugatakaza ubushobozi bwo guhangana n'indwara. Dr Ohsumi yasanze igisubizo cyo kwiyiriza ari imwe mu nzira ziteza imbere uburyo umubiri wisukura. Ubushakashatsi bwe bwerekanye ko igihe umubiri ufite inzara, uburyo bwa autophagie bwiyongera bugafasha mu gusenya no gusohora imyanda ndetse no kurwanya kanseri. Dr Ohsumi asobanura ko uburyo bwose wakora mu kwiyiriza bwafasha autophagie, ariko agasobanura kandi ko igihe cyiza cyo kurwanya ingirangingo za kanseri ari aho umuntu amara kuva ku masaha 8 hagati y'amasaha 8 na 18 adafata amafunguro cyangwa ibinyobwa. Ibi bikagira ingaruka nziza iyo umuntu akurikije gahunda yo kumara iminsi kuva kuri 25 kugeza kuri 28 buri mwaka adafata amafunguro. Ibi bikaba bifasha autophagie gukuraho ingirangingo za kanseri burundu. Ubu buryo yasobanuye bugahuza neza n'igisibo cy'abo mu idini ya Isilamu, ariko nanone kumara amasaha runaka utariye ukaza gufata amafunguro nyuma yaho nabwo ni uburyo bwafasha umubiri kwisukura no kunoza imikorere yawo. Mbese kutaryagagura byafasha metabolisme kwihuta ndetse no kugabanya ibiro. Niba guhita utangira iyi gahunda yo kwiyiriza yakugora, ushobora gutangira buhoro buhoro, nk'aho wagenda usimbuka umunsi umwe ugasiba undi munsi. Ni ingenzi kwirinda kurya cyane igihe cyo gusiburuka cyangwa cyo gufata ifunguro rya nyuma yo kuba wiyirije. Iyo ukoze ibi, umubiri utangira gukoresha inzira zawo za autophagie neza. Nuko rero uramutse ufashe iyi gahunda neza, waba uteje imbere ubuzima bwawe kandi ukirinda n'indwara nyinshi. Muri make bigaragare ko gusiba cyangwa kwiyiriza bifite akamaro gakomeye ku buzima, kuko bituma umubiri wisukura ukoresheje autophagie aho ukuramo imyanda n'ingirangingo zapfuye. Ibi bifasha umubiri guhangana n'indwara zikomeye nka kanseri, Alzheimer, Parkinson na Diabete, kandi bikongera ubuzima bw'ingirangingo. Byongeye kandi kwiyiriza bigufasha kugabanya ibiro, kuzamura imikorere ya metabolisme y'umubiri no gutuma umuntu agira ubuzima bwiza muri rusange. Ikindi, kwiyiriza byafasha ubwonko bwawe kugira umutuzo no gutekereza neza. Tubararikiye ikiganiro cy'ubutaha aho tuzavuga ku buryo bwiza bwo gufata amafunguro nyuma yo kwiyiriza, ibyo abenshi bita gusiburuka. Niba mwanyuzwe, ntimwibagirwe gukora like no gusangiza abanyu iki kiganiro, kandi murakoze cyane kubana natwe. Naho ubutaha, mugire ubuzima bwiza.